tubabarira dute none rirasengesho rya ryo Yesu yigisha intumwa ze gusenga ngo tubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira Yesu abaducumuyeho. none buri Imana itubabariye nkuko tubabarira abaducumuyeho. urumva ntibigenda bita ahubwo aka kantu bajya bagasimbuka bari gusenga bakakavuga nose kubivuga utabikora bimaze iki? sokwa kasanga bari gutondagura nk'abafarisayo uzi ko twajeje abafarisayo gusenga baruzuye ngayibana nzi ko abafarisayo babandi kera Yesu yajyaga abwiriza ibaze ko nsigaye babona we ibaze ko n'umugabo w'umufarisayo goma abyuka bagagara ku nkingi yabo hewe we akaba utangiza iteraniro kandi mu rugo nta cyabaye ntatanga iposho ntiyita ku muryango nta nshingano z'urugo akora ariko akaba wa mbere ku rusengero. nta mbabazi asize umugore yaraza mu buriri yararwaye yarangiza akajya kubwiriza ni ukuri abafarisayo turabafite n'agatike bamuhaye nakageze mu rugo yaba mana we akajya kugurira fanta inshuti ze none imbabazi kuko ngo ntabwo itegeko rivuga ngo ntabwo nawe azababarirwa bigaragara ko abantu bari gukora kuri zero nta mbabazi bafite ntazo bazababarirwa kunazo bivuze ngo rero urugo rudafite imbabazi ntabwo rushobora nta fondasiyo rufite niba nta mbabazi ufite nta no kwihangana uzagira nta rukundo uzagira kandi ibyo byose nibyo byubaka urugo. umugabo n'umugore ngo abanyarwanda nibo bavuze ngo ntazibana zidakomana amahembe koko ntabwo muzabura kurakaranya ariko nimwicare mwembi hatagize uwihagararaho cyangwa niba umwe umwe yihagazeho wowe bikusanyirize muri wowe birundemo nka puberi Imana ibabarire puberi washobora wowe iyo puberi washobora kuyikorera reka mwereke impamvu nabishobora uramutse ubanye n'Imana neza twatangiye twongeye kubaha ikaze nubwo mwese mudukurikiye kuri MS7 TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, turabakunda cyane uburyo mudukurikira mukora subscribe mukora share mutanga comment, turabakurikirana kandi turabona ko mudukunda. Imana y'amahoro bishimire kandi komeza ibagure. hanyuma umunsi twongeye gusura umubyeyi wacu Evangeliste Agnes. ntabwo ari ubwa mbere mubonye, ni umubyeyi wacu uhora uza kenshi ariko nanone twumve n'ijwi rye nabibwire. Haleluya amen. nongeye kunezererwa kugaruka kuri kamera kuvuga Imana neza. Haleluya amen. ndi wa mubyeyi byukusenge Agnes Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo mvuge imirimo yayo. Imana ishimwe. hanyuma akabazo k'amatsiko, umukozi w'Imana ari umwana w'Imana? umwana w'Imana. Imana iguhe abana b'Imana basuhuza ariko abana b'Imana ndabasuhuje. Haleluya haleluya, turakwikirije cyane. hanyuma bitwa abakozi b'Imana namwe mukomeze mu kazi kanyu, twebwe turakomeje tujya iwacu mu ijuru kwa papa. Amen. hanyuma tukiri muri iyo njyana rero dusabira Imana umugisha kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora. nanone mwami w'abami turagushimye kandi turaguhimbaje, urera kandi urakiranuka, uri Imana ifite imbaraga ufite n'ubutware. twarakubonye turaruhuka, twarakubonye tubona amahoro, twarakubonye turishima. niyo mpamvu twumva umwanya ku wundi twavuga imirimo yawe. niyo mpamvu twumva umwanya ku wundi akanwa kacu kaguhamye. niyo mpamvu rero n'ubundi uyu mwanya mwiza wongera uze udukoreshe nk'uko wagambiriye, maze ubwoko bwawe bubafashwe n'iki cyigisho. urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. amen. Imana nishimwe kandi ikomeze gushyirwa hejuru. turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. niba turimo n'imirimo myiza muri Kristo Yesu, ahubwo Imana idushoboze gukomeza gukora imirimo myiza yaturemeye, kuko Imana yateguye itegura neza. hanyuma umunsi uradutekera iki ko ibiryo byawe bimaze iminsi biri kudukora ku mutima? muri iyi minsi rero uyu munsi
urumva nshaka kuganiriza abantu ku kintu cyitwa imbabazi. Yego. Haleluya. Bazi ni ikintu kiremeye cyitwa imbabazi. Yego. Kubana mu mbabazi. Yego. Kubaho mu mbabazi. Ari umugabo, ari umugore, ari abana, umuryango wose mu mbabazi. Yego. Abaturanyi mu mbabazi. Ahantu hose. Haleluya. Reka twifashishe aya magambo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, umurongo wa 7. Haravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riraje. Yesu yagendereye abigishwa be aravuga ati abahiriwe, yemwe abahiriwe ni abanyembabazi, ni nabo bazazigirirwa. Ugutamina. Amen. Ni nabo bazazigirirwa. Imbabazi rero ni ikintu gikomeye. Imbabazi ni umuhuza w'abantu n'abandi. Imbabazi ni ubuzima bukomeye ku bantu bose. Iyo umuntu atagira imbabazi ariyahura. Iyo umuntu atagira imbabazi ntabwo abana n'abandi neza. Ariko iki kintu cyitwa imbabazi cyo tugiye kureba, urabona umuntu wenda ubana n'umuntu, noneho wabana n'umuntu ntabwo turi abamarayika. Tugira ibyaha Satani ajya aterera ku bantu n'abandi iyo babana. Umuntu akaba yakosereza undi. Burya ntabwo ushobora kubana n'umuntu ngo wibwire ngo muzahora muri sherishushu cyangwa muri haleluya. Oya, ntabwo bishoboka. Satani ajya anyonyomba n'umujura akaba yinjiye muri umwe muri mwe. None niba yinjiye muri umwe muri mwe, uri umugore cyangwa uri umugabo, icyo mugomba gukora ni iki? Ijambo ry'Imana mwamenyereye rirababwira ngo imbabazi, mugire imbabazi. Muvanga ikintu utazi gusabye. Kunose Yesu ko yatubabariye akababarira n'abatamuzi, yigeze ategereza ko babanza kuzimusaba. Umwana w'Imana se twebwe none ko yarafite umwana muri we. Yaradutoje rero kandi aravuga ati namwe munyuraho nyuze. Ngo izi mbabazi igikomere kirababuza pe. Ndashaka kumva abantu baba umwe yahemukiye undi abamubabaje. Igikomere kirababaza. Abababaje, amubabaje, niba gukubise, niba gututse se, niba yaguhimye ibintu runaka, arakubabaje. Ariko hagati yanyu mwembi hakwiye kuzamo imbabazi, mukababarirana, mugahuza igitekerezo. Kuko nuvuga ngo ndafata imyanzuro ngewe muveho kuko ambabaje, uzarangiza isi yose uzera warabuze ubana nawe. Ese izi imbabazi sizo ziri gutuma habaho divorce nyinshi muri iki gihe cyane? Imbabazi zarabuze. Umugabo n'umugore baragongana, batongana, umwe akarara areba undi akareba kabisa, cyangwa yanyuzamo ufite inzu nini agashinga igitanda mu cye cyumba. Ubwo rero urugo rurarangiye. Iyo umwe atangiye gutekereza urwo rugo n'undi agatekereza iyo nzu, ubwo nyine babirangije. Ariko Imana yo yavuze ngo hahiriwe. Umva, abanyamahirwe ni abafite izi mbabazi. Nubwo aguhemukiye ni Satani ubiteye. Niba usesera mu rugo akarusenya, reba rwa rugo uvuga uti uyu mugore ramuzanye mukunze, uyu mugabo wanjye namusanze mukunze, urebe ubateranyije, noneho mwirengagiza ibibaye hagati yanyu, mubabarirane. Ko ari igihe tuba ushaka kubabarira umuntu we ukabona ntabwo bishaka. Umwe muri mwe rero muri bo agomba kuba intwari y'imbabazi. Umwe muri bo agomba guhagarara mu mbabazi. Burya abasirikare bose ntabwo baneshwa kimwe. Niba rero wadatanga imbabazi cyangwa atanazisaba, ngewe ubana nawe ndashinyiriza. Ni ugushinyiriza birabirya. Ndashinyiriza kuko za mbabazi nizo ziri butume dukomeza kubana. Za mbabazi nizo ziri butume amahoro akomeza kuba mu rugo. Ni ukurihangana. None abo w'intwari rero, abantu bose ntabwo baba intwari. Harimo umunyantege. Uw'intwari arababarira.
kandi aribo bababaje uranababaje. Urangiye nigeze kubona abagabo kenshi abagabo njye ntabwo bakunda gusaba imbabazi. Abagabo ntabwo bakunda gusaba imbabazi ni kamere yabo nuko bameze. Bwa butwari Imana yabahaye yihagarara afite ukuntu asaba imbabazi, kazana umugati cyangwa agasuhuza se gakina n'abana ngo yabirangije ntazi gusaba akakwereka Kristo nawe azabazwa ibye na pasiteri none ko arengerera harya akabisesereka ryo data wa twese wo mu ijuru abonye ko asabye imbabazi. ntabwo abazisabye ntaza asabye gusa gusaba imbabazi bitwaye kubwira madamu wawe amubwira ati mbabarira nakoshwe, madamu akakubwira ati mbabarira nanjye nabyishe ntagufashe nabi. ubwo ibyo birabananiye nk'abantu basenga. kuki binanirana nicyo kibazo kuko birananiranye ntabwo bakirirwa neza ntibamenetse. iyo umuntu ageze ku musaraba yinjiye mu mavuta ya Yesu imbabazi zirizana ku mutima w'ubukeye y'umutima urimo amahoro rero ayambira n'abantu bose akumva bose yabayihobera. burya imbabazi n'urukundo biragendana. iyo ufite urukundo n'imbabazi urazigira. uyu muntu nta rukundo abagira. uyu muntu ufata uburiri bwe hariya kandi bwacye akajya gusenga nta rukundo agira. akaririmba akanabwiriza akanigisha n'abandi. mu rusengero yatendereje ari guseka n'ibihanga yabyanitse n'inini ariko yagera mu rugo ukagira ngo ni intare yinjiye agaseka ahandi yagera mu rugo ariko ntaseke. abapagani ubundi itegeko dore imbabazi. urugo ruzubakirwa ku mbabazi. abana uzabarerera mu mbabazi. nuhora uhondagura umena amatwi ubica utabababarira mu byo bakoze nta rugo uzubaka. mwese abana ntibakosa mwese uko sheje wamukuramo ugutwi ko kusheje amenyo ukayamenkuramo isi uri umunyambabazi koko kandi bimubayeho nawe wari buriya hari umuntu Imana yageze gutuma ku bakristo umuhanuzi arahanura avuga ngo Imana iraje. oya barimo nyine bareba ku bandi babandi bareba ku bandi ngo ntambabarira ngo nta nubwo ajya atanga imbabazi ngo nta nubwo ajya yihana. Imana iravuga ati ariko ubu manutse n'abana banyu mugakubita bagakubita n'abana babo bakagera gute. noneho Imana iravuga ati ariko ubu nje iwanyu mu rugo ko murimo mureba ku bandi umwebwe nasanga ibyanyu byuzuye. ubu ibyanyu biruzuye ntabwo bishoboka kuzura. noneho rero muri mwe abana banyu mubafashe gute, muri mwe abagabo banyu mubafashe gute. abantu barabambaraye barihana kuko ngo rero imbabazi nizo zubaka. imbabazi nizo zihuza abantu n'abandi. naho iyo umuntu yihagaze ati njye ntabwo mubabarira njye ntangira za divorce ziraje kwicana kuraje kwidererere. ese umuntu yagira imbabazi adafite umutima wo kwihangana? nyine ibindi kubwira abanyatorero abapagani bo baricana ariko umunyatorero wamenye iri jambo akwiye kugira imbabazi. ubane na mwene so mu rusengero utamubabarira. hariho rero bazi kubabarira mu mayeri unaramubabarira ariko ubabarira umuntu muhurira mu nzu utanamusuhuza. namubohotseho niko bavuga. ngo namubohotseho niba ari umugabo n'umugore rero wenda mwarashwanye umwe ajya aha n'undi ajya ntihabaye ngombwa ko umugabo wenda gusaba imbabazi ati ndashaka kugaruka uti oya uti mwene da uti rwose mugabo wanjye narakubabariye genda ubu ukwawe nanjye mukwaye ati nta kibazo ngufiteho narakubabariye ariko ugendere nanjye ngikwaye. ubundi rero imbabazi dore uko ziteye ni uko wa muntu mwongera mugahuza urugwiro. niba ari umuturanyi wawe mugasuhuza musabane bugakomeza. ariko niba habayemo intera y'uko ubura nabo ukajya ureba iriya hirya nta mbabazi. wa mugabo niba mutandukanye ukifatira undi cyangwa ukajya ahandi ubwo nyine nta mbabazi. no mu ijuru ngo ntabwo uzababarirwa. wumvise ko hepfo nta mbabazi zihari mu ijuru ntazo uzabona. wababariye niwe uzababarirwa nawe. none ese tubabarira buri munsi? hari igihe wasenga utavuze ngo mbabarira? nta muntu upfukama imbere y'Imana atavuze ngo mbabarira. none ko wari tubabarira twe tubabarira dute? none ririya sengesho ryo Yesu yigisha intumwa ze gusenga ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. none buri Imana itubabariye nk'uko tubabarira abaducumuyeho. urumva byagenda bite?
ntibigenda bita ahubwo aka kantu bajya bagasimbuka bari gusenga bakakavuga nose kubivuga utabikora bimaze iki si uko gasanga bari gutondagura nk'abafarisayo uzi ko twajeje abafarisayo mu rusengero baruzuye rero nzi ko abafarisayo ari bo bandi kera yesu yajyaga abwiriza ibaze ko nsigaye babona we ibaze ko n'umugabo w'umufarisayo yego ma abyuka bagaragara ku nkingi yabo hewe we akaba ari utangiza iteraniro kandi mu rugo nta cyabaye ntatanga iposho ntiyita ku muryango nta nshingano z'urugo akora ariko akaba uwa mbere ku rusengero nta mbabazi asize umugore yareze mu buriri yararwaye yarangiza akajya kubwiriza ni ukuri abafarisayo turabafite n'agatike bamuhaye nakageze mu rugo yaba mana we akajya kugurira fanta inshuti ze none rero imbabazi nta mbabazi kuko ngo ntabwo itegeko rivuga ngo ntabwo nawe azababarirwa bigaragara ko hari abantu bari gukora kuri zeru nta mbabazi bafite ntazo bazababarirwa bivuze ngo rero urugo rudafite imbabazi ntabwo rushobora nta fondasiyo rufite niba nta mbabazi ufite nta no kwihangana uzagira nta rukundo uzagira kandi ibyo byose nibyo byubaka urugo umugabo n'umugore ngo abanyarwanda nibo bavuze ngo ntazibana zidakomana amahembe koko ntabwo muzabura kurakaranya ariko nimwicare mwembi hatagize uwihagararaho cyangwa niba ubona umwe yihagazeho wowe bikusanyirize muri wowe ubirundemo nka puberi imana ibabarire puberi washobora wowe iyo puberi washobora kuyikorera reka mwereke impamvu nabishobora uramutse ubanye n'imana neza wabishobora icyakora uramutse uri kuri rezo netiwaka yawe imeze neza wabirunda muri wowe kandi umugabo mugasazana neza n'imvi zikaza ego umwanzuro ntabwo ari ugutandukana urambwira ngo umwanzuro ntabwo ari ugutandukana ntabwo nakubabarira mwana n'umwana muto nawe abaho mwangana umureba nk'ikivume kiraho imbabazi zirakenewe kuko ijambo ry'imana Matayo 5:7 haravuga ngo utababarira utagira imbabazi nawe ntazagira ntazahaha ubwo rero yaciye umurongo haleluya nahise ncaho umurongo utagira imbabazi bivugiye muri kamere ntazo azabona ntazo azajya nonaha buri wese babwira ureba muri kamera ariko babyumve neza babwira umuntu utagira imbabazi akabana n'undi ariko cokoco icyo yaba ari cyo cyose ikintu cyose umuturanyi nta mbabazi umukristo musengana nta mbabazi mu rusengero nta mbabazi aho unyuze ni vuba ntabwo uzigera ubabarirwa nawe ese ubundi ubwo mise numva kandi kantu mubabarire nakwirukana ati mvira mu cyumba genda bikinga yarekeje umwingingizi nyabona usenge n'Imana reka none se ko twumva hari n'abantu batwigisha ijambo ry'Imana kandi bazwi bameze neza kandi batubwira ko bavuga Imana natwe n'ibyo bakora tuba tubona Imana ibarimo ariko umugabo akayamubwira ati dusubirane tireka reka shaho nanjye kandi narakubabariye uje kuri ubwo butumwa buba bwuzuye nasi bwazababarirwa nanjye utababarira arakurega iyo utababarira birakurega hano Imana yaravuze ngo nawe ntazababarira ni itegeko ndabwira abandeba bareba kuri kamera ni itegeko ry'umwami Matayo 5:7 ese mere tubwire nk'impamvu nk'eshatu wowe ubona umuryango nyarwanda muri iki gihe urimo urakomeza gusenyuka nk'impamvu nk'eshatu wowe ubona uzi zishobora gutuma umuryango nyarwanda usenyuka urugo rusenyuka basenyuka badevosa batandukana kandi ari urugo rw'abakristo bigishijwe bahaza Imana ariko ukabona ku bana biranze baranatandukanye no mu mategeko uza ahantu bihera se bipfira mu kutababarirana noneho byamara gupfira mu kutababarirana kubera bwa bugingo bwa bombi buri wese ntabwo amenetse imbere y'Imana baragongana rero za mbabazi kwa kubura imbabazi hagati yabo bikaguka bikaba binini burya umuntu atababarira undi bigenda byaguka bakagera igihe umwe abwira undi ati mva iruhande iyo mutababarirana umwe atangira no kumva undi atakwinjira mu rugo bikagenda bikaguka rero nibwo bafata imyanzuro intambara zikavuka bagahangana bakajya muri divorce
kandi nabumva bari kunukirana ngo kumva umwe yataha kumva ari kunuka agasohoka mu nzu cyangwa wenda byamara kugera aho hagati mu kutababarirana abadayimoni bagaca mu zindi nyerera muciramo hirya bakareba bakoresha akazi agahanura kababwira tumva n'uburozi wenda nibaramukazi bawe bamurozi ni wenda ni nyamabukwe ni nyokobukwe wabitanze noneho ya fondasiyo cyangwa ibintu byubakitse hagati yabo bikagagara bagatangira gufata indi myanzuro yo gutandukana kubera iki iyo umuntu ageze mu kutababarira urukundo ruvamo. Hanyuma tugera ku mwanzuro w'iki kiganiro, umuntu wari ufite umaze kujya muri iyo dilema abona mu rugo biri kwanga, abona nawe ari gutera intambwe ijya muri divorce ariko atarayikora, mugira inama akora iki? Genda muri ngo yihangane, yaba ari umugore yaba ari umugabo, yaba ari umugore yaba ari n'abana ku babyeyi yitwara ati yihangane, bababariye wihanganira ibyo ubona kuko ibi biturushya none ibyo bikugora biva hagati y'uwo mubana cyangwa abo mubana ni inzira itujyana mu ijuru. Niba uri umukristo ndakubwira ngo ni inzira yawe kuko hanagaragara ngo ubabarira niba uzababarira none kugira ngo uzababarire wagendetse ukwemera ugashimiriza ukabyakira. Urabyakira uterera haleluya, urabyakira uko ufashe wa mugabo niba ari ugwemukira ukamufata uko umubona, umusengera akubwira nabi ureba aho wihengeye kukihangana ugasenga ukikorera uwo mutwaro kugeza ubwo Yesu azakugirira neza akagukiza icyo kibazo. Ariko none niba agize ngo sti tindigendeye tindaye ukwanjye we kandi mwaca mugahura mu rusengero zero nta mbabazi ntabwo bakorera kuri zero ni zero. Abantu bazi ko ari amaronko ariko kujya mu rusengero umuntu agatendereza akarimba mwami Yesu ntabwo bazi ko bifite ibintu bikomeye. Reba nawe kwemera kubabarira umuntu utagusabye imbabazi urumva atari itegeko rikomeye, ahubwo ukanamuhendahenda ngo akora akazi atakosheje, akaba ari wowe wemera n'ibyaha, ukemera ibyaha uzira ubusa ukanasaba imbabazi ariko kandi akavuga ati ibi bintu by'umugabo nta mikino. Urebe umwami wemeye guterwa imisumari ari umwami, urumva ari imikino se? Reka twisengera Imana. Yesu abaho umugisha. Abantu nibakomere ariko bashinyirize ujye kwihangana, urugo rwose rukomera kuko habaye kwihangana kugira ngo tuzabonere ikamba ry'imbabazi. Ikamba turarikeneye, ikamba natwe tuzababarira kuko ukina hano mu isi iyo uhagaze gutyo urababarirwa, kandi iyo umaze kubabarirwa hano mu isi ikakubabarira kubona nk'umwana wayo yakurwanirira. Wa mubyeyi we, wa mugabo we ufite ibibazo bitandukanye utarasenya, komera wenda shinyiriza igisirikare umusirikare wa Kristo, umusirikare ni igiharamagara. Haleluya, tugomba kuba ibiharamagara no mu mwobo tukajyamo no niba ari ngombwa kunapfa uzize uwo mwashakanye ugataha ukajya iwawe, imbabazi ntizihari. Ariko kwahukana ntabwo byemewe. Kubona umuntu w'Imana wikoreye ibipfunyika ngo aragiye ngarahukanye ugatabana nese ubugabo bakubwiye ko atagukunda cyangwa umugore akakubwira ko atagukunda nk'abana bote. Nta murokore nta muntu w'Imana wo kugira icyumba cye n'undi akagira iki. Imbabazi zigomba kubaho ukamubaho ikimatabaka ariko mwakimataba Imana ikaguhagarikira. Oya njyaga igisirikare ntabwo ariko we nuko kumwihambiraho suba warabirahiye mama akanwa n'urupfu none utangiye kwiruka. Evangeliste Liliane najya kuvuga ati mvuga wanjye nzamwihambiraho ati ntabwo ngo aranya niba ari nzamubwira ndi turi umwe ati ikuremo umutima ujugu. Ariko usibye ubwoba kugira ngo igare ryawe ry'urupfu Imana ntirifite ibirifite. Nese uwo umugabo uzimana izagukuriramo umwuka he sibyo? Abantu ngo ubwo batangiye kunurunganya ngo nakwigendera watambika wenda uzagwa mu muhanda imodoka igukandagira. Ubundi umuntu hari umuvuga uzakize atubwira ngo divorce ibaho muri mu mpapuro ntibaho, divorce ni urupfu. Ati nubwo bababeshya ngo babaye divorce ari ati yapfuye urarira ukabuzina ati kandi bamwe aratandukanye useka ati reka apfure ngo amarira arakwica
rero gutandukana ntabwo aricyo gisubizo. turababwiye ngo umuti si ugutandukana. Yego. niba nagutaye wakagenda wowe guma mu birindiro azongera aze nataza ubwo Imana izaba yagikemuye ityo ko Bibiliya iratubwira ngo ahambirwa kuri wowe akiriho nataza uzakomeza uhagarare wenyine ariko warababariye. Ese wakubohoye tugenda gushaka nataza ariko ntabwo mvuze ngo wowe uhita ufata indi myanzuro.